abantu bamaze igihe kubera kuyoba usanga bafite ibintu bakora barenzaho hejuru y'agakiza. Kandi ahangaha ukibaza impamvu hari igihe wibaza impamvu abantu barara basenga bamara iminsi 40 biyirije, iminsi 21 biyirije bashaka igisubizo ntibakibona. Ukibaza tese ntibishoboka yuko ari uko uburyo basenga uburyo basenga bumaze iki kuko Imana itaburenga ngo ibahe icyo bashaka. Kintu ni kimwe gusa nta kintu. Iyo usenga ushaka gukorera ibintu uri musengera Imana ntibona hica ibiguha. Impamvu ukubera imyumvire yawe yonyine ikubuza gufata ibyo bintu. Reba nk'uyu munsi Imana ivusha imvura n'izuba kubabe no kubeza. Ibaze ko n'ababi bayifata kubera ko bamenya kujya guhinga bakagenda bakayihingamo. Nawe natwe abakristo kwizera kwacu ni ikintu gikomeye cyane. Nirwo rufunguzo rw'isezerano rishya rw'ikiragano gishya. Nirwo rufunguzo rw'umurage mushya. Kwizera ikintu wizera kigukoraho byanze bikunze. Niba wumva urashaka kwizera ko ibintu ushaka imbere y'Imana ugomba kubikorera, ukabanza ukabikorera mu masengesho, ukabanza ukabikora mu kwiriza no gusenga, ukabikorera mu kujya ku misozi gusenga no mu butayu no mu buvumo. Ukumva ugomba gukora ibyo kugira ngo Imana iguhe ibyo bintu. Imana ntishobora kugushyira muri ubwo bubata kubera ko yaguhishiye. Ibihe byiza abaduteze amatwi, muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait. Ufite ikiganiro uyu munsi nakwita yicaye iburyo bwikomeye cyane. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo aricaye. Hari impamvu Yesu Kristo yicaye. Twari tumaze iminsi tureba ukuntu tugenda tuvanga amasezerano. Igitabo cy'Abaheburayo nicyo turimo twigiramo. Nahere ku gice cya mbere, ariko ku gice cya mbere mu mirongo ya mbere harimo ishyurirwa ryinshi cyane, ku buryo wafata buri murongo ukawukuramo ikintu ihishurirwa. Uyu munsi ikintu dukeneye ni ukuri guhishuwe mu ijambo ry'Uwiteka, kubera ko turavanga inyigisho tukavanga amasezerano. Umuntu akafata icyanditswe akakivuga mu buryo butari bwo, ugasanga kiravuze ibintu bibiri ku madini abiri atandukanye, kiravuze ibintu bitatu ku madini atatu atandukanye. Ugasanga indiri yabyo yose nuko abantu bavanga amasezerano. Kare nendo mvuga inshuti yanjye imwe, noneho avuga ijambo rimwe aravuga ngo hariya ngo ni ikiragano gishya. Mpita nibuka ko ndibaza ko Bibiliya wenda ntagatifu ivuga yita isezerano kiragano cya kera, kiragano gishya. Nayimaze iminsi isezerano rishya ryita umurage mushya, ariko nasanze ijambo nyaryo ariko ikiragano gishya. Muzi ko tumaze iminsi tubona ukuntu tuvanga amasezerano. Isezerano rya kera ko ari kontra, ni nk'ubu amasezerano hagati y'abantu babiri. Isezerano rishya ni umurage, aricyo kiragano. Ni ibintu twarazwe, ntabwo bishingiye ku byo dukora. Ni ibintu bishingiye, ni isezerano hagati y'Imana na Yesu, cyangwa se hagati y'Imana n'Imana biciye muri Yesu Kristo. Ntabwo ari isezerano hagati y'Imana natwe. Imana ishimwe, kubera ko bibaye isezerano hagati y'Imana natwe twajya turyica ugasanga n'Imana nawe ntabwo ikoze igipande cyayo. Ariko kubera ko yaduhaye isezerano riruta iry'abakurambere, iryo bari bafite kera, iri sezerano rishingiye kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe. Ibyo bikakugira umwana mu rugo, kubera ko ubaye umwana kavuga ngo uri umuragwa. Amagambo menshi cyane. Umwuka w'idini rero, ariko abantu ntabwo babikora bafite ubugome, babikora kubera ubuyobe nyine. Niko twese twamye duhishurirwa ibintu uko iminsi ishira. N'uyu munsi Imana irimo irahishura ibindi. Ikibabaje gusa no gutsimbarara ku nyigisho runaka ngo aho dusenyera ngo twe twizera gutya. None se wari watekereza wumve niba uko mwizera gutyo ariko koko kuri, byibura vuga uti twizera gutya kubera ko ariko kuri. Turi mu minsi ubu ngubu aho abantu badakunda ukuri, abantu ntabwo bashaka kuvuga ukuri. Hari twinshi tugenda tuvuka ngo ntabwo uvuga gutya, ugomba kuvuga gutya. Niko ijambo ry'Imana tubwira ko mu minsi ya nyuma hari abazita ikibi icyiza, bakita icyiza ikibi. Nuko byifashe. Ariko twe tuzamenya ukuri niko kuzakubatura. Ukuri ku ijambo ry'Imana uhishuriwe. Ukuri Yesu yarabivuze cyane. Tsimbarara ku kuri. Yesu niwe kuri. Tsimbarara ku kuri, ukuri kurakubatura. Mbere yo njya muri ikiganiro ngiye kwigisha bwa mbere, nanone ndibaza ko kiza kukugirira akamaro, kikaguhishurira ibindi.
ibanga riri mu kwizera, irindi banga riri mu kwizera Yesu Kristo. Mbere yuko ndijyamo nk'uko nsanzwe mbigenza, nongeye gutumira umwuka wera uba muri wowe wizeye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe, akaba muri njyewe nanjye wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wanjye n'umwami wanjye. Aze adufashe, aduhe kumva, aduhe gusobanukirwa, aduhishurire, atuyobore, nanjye ampe ubushobozi bwo gutanga ijambo giye kuva mu bwenge bwanjye, ahubwo rive mu mwuka w'Imana uba muri njyewe, mu izina rya Yesu umukiza wanjye n'umwami wanjye. Bayobora igice cya mbere, nongeye guhera ku murongo wa mbere. Umurongo nshaka kugeraho ni umurongo wa 3, ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Muri iyi minsi Imana iravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo, kubera ko mu muco wacu wa Kinyarwanda abahanuzi bareze, ibintu utasanga ntabwo bisanga muri Amerika. Iyo ugiye nko gusengera muri Amerika n'abakristo baho, ni ibintu biba mu muco wacu, ariko ugasanga akenshi abantu barashaka abantu babahanurira, kubera twamenyereye wa muco kujya kuraguza, gushaka kumenya, kujya mu bapfumu, ibintu twajyaga dukora kera tutaramenya Yesu Kristo, bidutera amatsiko yo kumenya ibiri imbere. Ariko iyo uri umukristo, kumenya ibiri imbere bigaragaza kutizera. Niyo mpamvu abantu birirwa bashakisha, bibaza Yesu azagaruka ryari, Yesu azagaruka ryari. Urahangayikishwa n'iki? Igihe azazira hazaze, hari ikikwirukansa. Niba hari ikikwirukansa, saba Imana urebe ko yaguha kutaha hakiri kare. Ariko twebwe turacyafite ibyo tugomba gukora ahangaha, abandi turacyafite ibyo tugomba kwishimira kuri iyi si, turacyafite ibyo tureba Uwiteka arimo twishimiye kuba turiho igihe Imana yadushyiriye kuri iyi si. Ntabwo Imana yadushyiriye kuri iyi si hashize imyaka 2000 na Yesu ari kuri iyi si. Yahisemo ko tubaho muri iyi minsi, ihitamo ko tuba ahangaha. Reka tubyishimemo, dutegereze nyine iminsi yacu igihe Yesu azagarukira. Niba atagarutse turiho, ubwo tuzasinzire. Usibye ko genda saba kuzamubona Yesu, ndashaka kuzabona Yesu agaruka. Imana ishimwe. Ariko ndamutse nsinzire kare, muzanyishimire ko natashye, tuzongera tubonane tugeze mu ijuru, namwe mwahageze. Ikintu nkunze gufatira abahanuzi, urabona mu isezerano rishya baratubwira ngo muri iyi minsi Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Kera yavuganye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Uyu munsi numva ibyo umuhanuzi arimo avuga, nkibuka ibintu Yesu yavuze. Si ibintu birasa n'ibyo Yesu yavuze, cyangwa ngasanga biratandukanye. Iyo nsanze bitandukanye, bitamenya nyine uko byifashe. Ndahitamo ibyo Yesu yavuze, ndahitamo ko Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ibidasa n'ibyo Yesu yavuze ndabishyira ku ruhande. Kubera iki? Kubera ijambo rivuga ngo muri iyi minsi Imana yavuganiye mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Aka kantu ugiye kwibuka ko Imana irema isi, Yesu yari ahari. Kubera iki? Imana nk'uko ihoraho iteka, Yesu yahozeho iteka mu Mana. Noneho Imana yamwohereje kuba umwana wayo, akaba umuntu 100%, yari n'Imana 100%. Nibyo twita Imana turi kumwe, Emmanuel, aza gutura. Ariko bigaragara ko Imana irema isi, ari ngo Yesu niwe yaremye isi muri make, niko batubwira ahangaha. Umurongo wa 3, ubwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. Iryo jambo twararibonye ko Yesu ari we kurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Yesu ni ishusho ya kamere y'Imana. Yesu baravuze ngo twereke Data. Abwira Thomas ati ntabwo munzi koko, ba Filipo bati ntabwo munzi, umbonye ababonye Data. Kubera iki? We niwe kurabagirana k'ubwiza bw'Imana, niwe ishusho y'Imana. Urashaka kumenya iki Imana ikora? Reba ibyo Yesu yakoraga ari kuri iyi si, urebe n'ibyo atubwira uyu munsi. Ngo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Iyo ngisho twarayibonye. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Iri niryo jambo nshaka kubigisha. Yesu amaze kweza no gukuraho ibyaha, aricara iburyo bwikomeye cyane mu ijuru. Hari iriya jambo rikomeye cyane, aricara. Impamvu rikomeye cyane no kubera iki? Umutambyi mukuru wo mu isezerano rya kera yajyaga gutamba ibitambo byo gutwikira, pana gukuraho, gutwikira ibyaha by'abantu umwaka umwe. Nta na rimwe umutambyi mukuru yicaraga igihe arimo atanga ibyo bitambo, yahoraga buri teka ahagaze.
Yesu yaricaye kubera iki? Hari ikintu yarangije igitambo cye kirahagije, ni icy'inshuro imwe rukumbi kimara iteka ryose, kirahagije gukuraho ibyaha by'abamwizera. Ariko icyo ngicyo abantu bo mu idini ntabwo bashaka kucyumva, bashaka gushyiramo akabo karenge, buri teka bashaka kumva ko hari ikintu bagomba gukora, mu kanya tugiye kureba ibyo bintu ni ugupfobya amaraso ya Yesu Kristo, ibyo bintu ni ugupfobya Yesu Kristo wari we. Ahubwo wishakisha ibyo ukora, imirimo turayikora, ibintu ukora byose wagombye kubikora kubera ko uyobowe n'umwuka w'Imana uba muri wowe. Ariko wibigira ibyangombwa by'ubwiza byo kugera mu bwiza bw'Imana, wibigira ibyangombwa byo kwegera Imana, wibigira ibyangombwa byo kugira ngo Imana ikugire umugisha, wibugirire ibyangombwa kugira ngo Imana ngo ikugire neza, igukunde kurushaho. Oya, mu kanya tugiye kubibona rwose ibintu Yesu yakoze, nuko abantu badashaka kubyumva kubera batsimbarara ku nyigisho n'amadoktrine n'amadini byose. Ariko ibintu Yesu yakoze byararangiye. Nawe ubwo yarivuze ati birarangiye. Ni iki cyari kirangiye? Ideni twari turimo Imana kubera ibyaha byacu cyarirangiye, yarangije kuryishyura. Reze twikomereze ahangaha ngo Yesu amaze kweza bantu hari ibintu dukomeza dukora bisa naho ari bitagatifu, bisa naho ari byiza, ariko ukareba ugasanga biradushyira mu bubata. Ibyo bintu ndimo mvuga ni ibiki? Ibi ni ibintu dukunze gukora kenshi, twese dukunze kubigwamo. Turahura tugiye gusenga, baraka duhure dusenge, ari nka groupe y'abantu, ukajya kumva hari n'abantu babigize akamenyero rwose, bavuga ngo reka tubanze twiyeze imbere y'Imana. Rwose ibyo bintu iyo ubivuze wumva ari umuntu ucishe bugufiya, ari umuntu ko gushakisha Imana, ari umuntu ko gushaka kuba uwera imbere y'Imana. Ariko ndashaka kubwira yuko iyo uvuze ibyo bintu uba wiyise umunyabyaha kandi Imana ikwita umukiranutsi. Ikindi uba werekanye ko umutimanama wawe uba ku byaha, utaba kuri Yesu Kristo. Ni ikintu cyiza, utese twagombye kwicisha imbere y'Imana tukiyeze. Ndakubwira nta mbaraga zo kwiyeza imbere y'Imana wowe nanjye dufite. Yesu amaraso ye niyo atweza imbere y'Uwiteka, niyo yarangije kutweza imbere y'Uwiteka. None si ibyaha nakoze, ibyaha wakoze hindukira. Guhindukira ni iki? Ijambo bakoresheje kwihana, hindura imyumvire. Ako kanya hita uvuga Mana data, ibi ntabwo ari byo mu rugo, nabyo ntabwo ngiye kubitsimbararamo, ndabyanze. Kenshi uhinduye imyumvire naho wajyaga harahinduka. Niko abantu bavuga ngo umuntu yahindukiye. Hano bakavuga ngo abantu nibihane, abantu bakomeza gutsinda nibihane, bahindura imyitwarire, nicyo baba bashaka kuvuga. Ariko burya imyitwarire yawe ushobora guhinduka, umutima wawe utahindutse. Ijambo ry'Imana rishaka guhindura umutima wacu, kubera ko iyo umutima wacu wahindutse, n'imyitwarire irahinduka. Ariko uyu munsi itorero ritsimbaraye cyane ku myitwarire kubera ikintu runaka. Ariko ikibazo cyo gutsimbarara ku myitwarire, kandi birumvikana kuko mu matorero twagombye kwitwara neza, ariko yego niba ushaka guhindura imyitwarire y'abantu, ishishikarizwa no guhindura imitima yabo ukoresha ijambo ry'Imana. Riboze bahindura imyumvire yabo, umutima wawe uhinduke, nk'uko ijambo ryitubwira mu Baroma 12:2. Wiyumvire nawe uburyo bwo guhinduka. Ndashaka kwibutsa yuko ubukristo ntabwo ari ubuzima bwo kwirinda icyaha. Ubukristo ni ubuzima bwo kubaho ubugingo bwinshi Yesu yaguhaye. Ni ukureka Yesu akaba muri wowe, akagwira, akera imbuto, akagira gute. Mugandukire, umubererekere, uvane iyo mihango y'idini mu nzira, ibintu byo kwiyeza. Ndashaka kuvuga ahangaha ijambo ry'Imana Abaheburayo 1:3 ubwabyo rivugira amaze kweza. Yesu amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ntabwo yabitwikiriye, yabikuyeho, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru. Ako kajambo ukibuke ko Yesu ari we utweza, niwe wakuyeho ibyaha byacu. Reba ko yakuyeho ibyaha byawe wowe utaranavuka. Ariko igihe wavuze uti ndakwakiriye Yesu, nemeye ko ndi umunyabyaha, nkeneye umukiza, umunsi wabivuze ibyo ngibyo, ubutse bwa kabiri, ibyaha byawe birababarirwa, iby'ejo hashize, iby'uyu munsi, n'ejo hazaza. Ngo n'ejo hazaza ntarabisabira imbabazi. Inyigisho iragaragara, na n'uyu munsi ndaza gusoma ibindi byanditswe byerekana ko umukristo ari umuntu wababariwe. Abantu barakomeza kuvuga urubanza. N'uyu munsi hari umuntu w'inshuti yanjye nabonye wo muri Amerika wanditse ikintu cyerekana urubanza abakristo bazahura narwo ko rukomeye cyane imbere y'Imana. Ariko urubanza ruhari biragaragara yuko ari urw'ihene n'intama.
intama n'abizeye Yesu Kristo nk'umukiza wabo n'umwami wabo, ihene n'abinangiye bakanga kumwakira, bakanga kumwizera. Intama nizijya ahangaha, ihene nizijya ahangaha. Iyo bose ibintu ndashaka kumenya, ntago kuvuga ngo mbabarira n'ubu bari igikorwa cy'umutima cyiza, nanjye ndagikora, nawe uragikora, ariko mbabarira si gukiza ibyaha. Ibyaha byawe bikizwa n'amaraso, amaraso ya Yesu Kristo. Kuki ukomeza kuvuga amaraso? Kuki ukomeza kuvuga amaraso? Amaraso ntituyavuga bihagije. Amaraso ahanagura ibyaha by'umuntu utaravuka. Yesu apfa, njye nawe twari tutaravuka, ariko amaraso yari afite imbaraga z'icyo gihe zo kuduhanagura ibyaha twari tutarakora. Ibaze, ahubwo wowe ukomeza kuvuga ngo uriyeza, ni wowe upfobya amaraso ya Yesu Kristo. Twe turazamura ibyo Yesu Kristo yakoze, turazamura, turatumbera Yesu Kristo, turashaka kureba Yesu Kristo, apana kureba ibyaha byacu. Vana umutima nama ku byaha, ushyira umutima nama wawe kuri Yesu Kristo. Ibyo ni byo wakora uhishuriwe ijambo ry'Uwiteka nk'uko nguko uri muri hishurirwa. Umva nkomeze Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 4. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nuko n'izina yarazwe, nk'uko n'izina yarazwe riruta iryabo, riruta ayabo. Mbese umva, ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuga iti nzaba se, nawe azaba umwana wanjye? Wumve hano no kubera iki? Hano marabwira Abayuda, Abaheburayo n'Abayuda. Abayuda ikibazo bari bafite ni iki? Kuva kuri Mose, ku mategeko ya Mose mu isano rya kera, kugira ngo bashyire kwizera kwabo, bavuge ati Yesu turakwakiriye, niwe Mesiya, niwe mucunguzi, niwe mwami, niwe mukiza. Icyo kintu cyari kibakomereye. Icyo ntabwo cyari gikomera abanyamahanga. Abanyamahanga mbere nta mategeko bari bafite, nta kibazo bari bafite. Bo batsindishijwe no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wabo. Abayuda byari bigoye, ko bari bazi ko ari igihango bagiye kugirana na Yesu, ababwira ati utari umugati wanjye, utari umubiri wanjye, ntunywe n'amaraso yanjye, nta bugingo ufite. Ati umuntu arashaka kunywana natwe, arashaka kugirana igihango natwe, kandi koko nibyo. Ikibazo bari bafite cyari icyo kuva mu minsi mikuru yabo, mu mihango yabo, mu masinagoge yabo, mu bitambo byabo, bakizera Yesu Kristo. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane. Na n'uyu munsi itorero ryacu ahantu rigeze, ry'abantu bitwa ko bizera Yesu Kristo umukiza n'umwami wabo, rimaze kugera ahantu abantu bamaze igihe mu gakiza bameze nk'Abaheburayo uyu munsi, bafite ibintu bagiye bongeraho batazi ko ari imihango bagiye bongeraho yo kubeza ibageza imbere y'Imana, ibintu bagomba gukora kugira ngo batunganire Imana. Ibi byose bisa n'ibyo Abaheburayo. Ndabizi uramutse uhishuriwe igitabo cy'Abaheburayo, cyavanaho gucanganyikirwa uri kugira nk'umukristo. Ndabizi ko hari ibyanditswe mu isezerano rishya abantu bateruramo gutya, bakakwereka ko ufite urubanza, abandi bakakwereka ko ushobora gutakaza agakiza, ibi byose. Ariko iyo birebye muri context, iyo birebye muri ubu buryo bwo kumenya isezerano uhagaze muri ryo, iki isezerano ryawe rishingiyeho, nkwibukije ko uri mu kiragano gishya, ukaba uri mu murage mushya utandukanye n'isezerano rya kera. Menya icyo rishingiyeho, ntabwo rishingiye ku byo ukora, rishingiye ko wizera Yesu Kristo umukiza n'umwami wawe. Ibyo warabikoze. Niba utarabikora, aka kanya ndiho mvuga uti Yesu we, ndakwakiriye nk'umukiza wanjye n'umwami wanjye. Sanze ndi umunyabyaha, ni wowe wenyine wankiza ibyaha. Mbere umwami, niwe ukomeza kwigenga ahubwo aba ari ungenga. Iyo ndizera ko ari isengesho wasenga uvanye umutima wawe. Uwiteka areba umutima, ntabwo areba hanze hirya no hino. Reka dukomeze. Ahangaha Abaheburayo bari bakomeye ku bamarayika, bari bakomeye ku bamarayika, noneho aje kubereka ukuntu Yesu aruta abamarayika. Niryo jambo ahangaha ngo nta mumarayika n'umwe Imana igeze ibwira ngo umwana wanjye, ngo uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge ngo nzaba se, nawe azaba umwana wanjye. Umurongo wa 6. Kandi ubwizongera kuzana imfura yayo mu isi, uwo ni Yesu Kristo, izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. Ati ubwo Imana izazana umwana wayo mu isi. Unabibuka ku munsi Yesu atangazwa ko yavutse, bavuga ko abamarayika baririmbye, induru zikavuga. Impamvu ni ukubera iki? Ni ubwa mbere bari babonye Imana. Imana ni umwuka, ni ubwa mbere Imana yari yigaragaje mu muntu, yiza mu muntu muri Yesu Kristo umwana wayo. Abamarayika baratangara ko ari ubwa mbere bari babonye Imana nyakuyibona. Ahangaha umurongo wa 7, ibyo abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga, imyuka, niko muri y'Icyongereza bavuga, n'abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro. Harani abakozi bayo, abakozi bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Hariya
ikintu nshaka kubabwira ni iki, mu kanya turaza kubibona ahangaha ko abamarayika baza kugufasha wowe. Mu kanya turaza kubona ko bafasha abantu baragwa agakiza, abarazwa agakiza, abaragwa agakiza, nibo abamarayika bakorera. Abamarayika iyo bumvise ijambo ry'Uwiteka rivuze, iyo Uwiteka avuze bajya mu bikorwa. Mu masengesho yacu iyo usubiyemo amagambo Uwiteka yavuze, ntabwo ntushobora kuvuga ngo marayika ntabara ngo wazaze, ariko iyo uvuze ijambo risubiramo amagambo Imana yaranje kuvuga, kavuga ijambo ry'Imana rivuga Imana uzategeka abamarayika bawe bo kundinda, bahita bajya mu bikorwa. Kubera iki? Bakurikiza ijambo ry'Uwiteka, bumvira ijambo ry'Uwiteka. Mu kandi ndahasoma muri Zaburi 103, reka nsimbuke mpasome vuba vuba muri Zaburi 103. Umva ukuntu havuga. Nasomye muri Bibiliya ntagatifu, soma nawe uri ijambo ry'Imana ko nibo basobanuraga neza iki jambo ryo mu Cyongereza ryavugaga. Zaburi 103 umurongo 20 n'umurongo 21. Nimusingize Uhoraho, iyi ni Bibiliya ntagatifu. Bamarayika be mwese, mwe ntwari z'indatwa, mwubahiriza ijambo rye. Karaka jambo mwubahiriza ijambo rye, bashyira mu bikorwa ijambo rye, mukamwumvira ako kanya akivuga. Imana iyo ikivuga nawe isubiyemo amagambo Imana yarangije kuvuga. Niyo mpamvu gusenga ijambo nicyo kintu, niyo sengesho ryiza ushobora gusenga ibintu bihwanye n'ubushake bw'Imana, gusenga ibintu bihwanye n'ibyo Imana yarangije kuvuga. Nimusingize Uhoraho ngabo ze mwese, mwe mutunganya icyo ashatse cyose. Umva bibiri ijambo ry'Imana ukuntu avuga, mwaba marayika b'Uhoraho b'abanyambaraga n'intwari mwe, nimusingize mwebwe musohoza ibyo avuga, nimumusingize. Urashaka abamarayika ko bagukorera? Vuga ijambo Imana yarangije kuvuga. Fata isezerano ryawe mu isezerano rishya, fata isezerano ryawe mu isezerano rya kera Imana izana kuri ruhande rw'umusaraba, urisubiremo urebe ko ritabamo. Uzuko mu Bakorino ba kabiri igice cya 4:13 baravuga bati uwo mwuka wo kwizera ukavuga, ngo natwe turizera tukavuga. Ni gute ufata amasezerano y'Uwiteka yature? Vuga ibyo Uwiteka arangije kuvugaho, ubyizere ubundi ubivuge. Nuko tuyafata, ubundi utegereze gatoya. Igitekerezo nicyongera kugaruka mu wongere, ndagushimira Imana ko igisubizo kiri mu nzira, ko ni ukwizera ukavuga. Ahangaho 21, ngo mwangabo z'Uhoraho zo mu ijuru mwe, nimumusingize mwebwe mumukorera mugasohoza ibyo ashaka. Abo ni abamarayika. Ahangaha rero mu Baheburayo ba mbere baratubwira, Yesu wanditse igitabo cy'Abaheburayo arabwira Abayuda, abumvisha yuko Yesu ari hejuru y'abamarayika. Umva ahangaha umurongo wa 8, ngo ariko iby'umwana wayo, Abaheburayo igice cya mbere, byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Ibi ni byo arimo avuga kuri Yesu Kristo, ko intebe ye ari intebe y'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwe ni inkoni yo gukiranuka. Umva asubiyemo icyanditswe bakuye mu isezerano rya kera, ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ukanga kwigomeka. Nicyo bashaka kuvuga hariya. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima. Yesu Imana yamusize amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Ahangaha muzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera umunezero, kubera ibyishimo ngo yabonye imbere ye, ngo Yesu yemeye kujya ku musaraba, yishimiye kujya ku musaraba. Uyu munsi idini ryashushanyije ifoto, kubera abana bagiye babonekerwa bamwe na bamwe, bakabona Imana ngo irababaye, Yesu yicaye ababaye kubera wenda abakristo barimo bakora ibyaha byose. Ariko iyo foto ntabwo ariyo. Imana yasize Yesu amavuta yo kwishima, uyamwambura. Impamvu mvuga ibyo ni iki? Mu kanya twabonye ko amaze kweza no guhanagura ibyaha, yaricaye. Mu kanya turagasesengura karakagambo kwicara. Hari n'andi magambo tuza gusoma avuga ko Imana yahagijwe n'ibyo Yesu yakoze, yahagijwe na cya gitambo Yesu yadukoreye. Ibyo birahagije. Uyu munsi rero ntabwo Imana na Yesu bicaye babaye mu ijuru bavuga ati bari abantu bazahishurwa ryari, bari abantu Imana irakwishimiye rwose, irakwishimiye, irashaka kwishurirwa n'ibyo, irashaka kubohoka n'ibyo, ariko ntabwo yicaye rwose ibabaye. Ko iyo ni ishusho itagaragaza
idahuza n'ibyanditswe. Imana yasize Yesu amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Mu murongo wa 10 yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi. Urumva, wo yise umwana wayo Imana. Imana ubwayo yise Yesu umwana wayo, havuga ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti. Iyo ni Imana igiye kuvuga Uwiteka, imwise Uwiteka. Mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Hari mu Baheburayo 1:2 ko twavuze ko Yesu niwe muragwa wa byose, kandi niwe Imana yaremesheje isi. Mu kurema Yesu yari ahari, niwe waremye isi. Murongo wa 11 ibyo bizashiraho ariko wowe uzahoraho. Isi izashiraho ariko wowe uzahoraho. Ibi byose bizasaza nk'umwenda kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwe ukundi, ariko woweho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Iyo ni Imana iri mvuga kuri Yesu. 12 Abaheburayo igice cya mbere. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Imana y'ubwayo niyo yahaye ubutumire Yesu bwo kwicara iruhande rwayo. Ntabwo ari Yesu wagiye kwicara ku ngufu. Imana yabonye ibyo yakoze isanga birahagije iti icara. Yesu aricara. Mbese 14 abamarayika bose si imyuka iyikorera? Hamwe twabonye ko abamarayika bakora basohoza ijambo ry'Uwiteka, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Iki ni ikibazo nyabuna. Wibuka nibyo maze iminsi mbabwira, nyabuna menya ko uri umuragwa, menya ko uri umwana. Icyo nicyo kintu isezerano rishya guhishurirwa kwaryo gushingiyeho muri wowe. Kuva utarahishurirwa kuri umwana w'Imana, ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, ufite amakuba. Uti kubera iki? Ibyanditswe bizagucanganyikisha umunsi wose bwire buke. Kuva utarahishurirwa kuri umwana, iki nicyo nkubwira, kuva uri umwana uri umuragwa. Ibi byanditswe birahari mu Bagalatiya 4 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7, Abaroma 8 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17. Ubwo turi abana turi n'abaragwa, tubeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Yesu. Iki Imana iha Yesu cyose, ikikoreye Yesu irakidukorera. Turi kumwe, turi abafatanya ibikorwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe ko Yesu atashatse kuba umuragwa wenyine. Yaravuze ati reka bene data nabo dusangire umurage. Nyabona hishurirwa kuri umuragwa. Ubishijwe uri umuragwa gute? Uri umwana. Uri umwana gute? Kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe byakugize umwana mu rugo. Ntabwo abantu bose ari abana b'Imana, abantu bose ni ibiremwa by'Imana. Abana b'Imana nabizeye Yesu Kristo. Turi abana b'Imana tubeshejwe no kwizera. Mu Bagalatiya batubwira. Nyabona icyo kintu ntukibagirwe. Kubera iki? Nukibagirwa uraza kwisanga ufite ya myumvire y'abagaragu. Urayisanga ufite ibintu ugomba gukora. Abana mu rugo ntibashakisha ibintu byo gukora kugira ngo bemerwe ko ari abana. Oya. Abana mu rugo bakora gusa ibishimisha ababyeyi. Bakora umugambi w'ababyeyi. Babaza umubyeyi icyo ashaka, cyangwa se umubyeyi akababwira icyo ashaka ko bakora, bakagikora. Ariko ntabwo ari abakozi bo mu rugo, ntabwo ari abagaragu bo mu rugo. N'ubwo bose bakora imirimo imeze nk'iy'abagaragu, ariko si abagaragu. Imyumvire yabo si iy'abagaragu. Imyumvire yabo ni iy'abana. Ikintu gikomeye cyane gituma utazongera gucanganyikirwa ibyanditswe. Abantu bakugerekaho ibintu ugomba gukora, kandi uri umwana mu rugo. Umwana mu rugo hishurirwa kuri umwana mu rugo, hishurirwa kuri umukobwa w'Uwiteka, hishurirwa kuri umuhungu w'Uwiteka, ubeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ibyo ubyuka mu gitondo wirebe mu ndorerwamo uvuga uti dore umwana w'Imana nguyu. Bishingiye kuki? Ko wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe n'umwami wawe. Ubu nurangiza uvuga uti sindi umwana gusa, ndi umuragwa. Nurangiza uvuga uti papa, uyu munsi umurage wanjye uri hehe? Uyu munsi umurage wanjye ni uwuhe? Ujye ushize amanga, fata umurage wawe mu kwizera. Ubwire umwuka wera guhishurira umurage wawe w'uyu munsi. Aho kwaka umugati w'uyu munsi, fata umurage wawe w'uyu munsi. Kubera iki? Kubera ko uri umwana. Umwana mu rugo ararya, umwana mu rugo araryama, umwana mu rugo ajya kwiga, umwana mu rugo icyo akeneye barakimuhereza. Hishurirwa ngo
abamarayika ibaze abantu barimo bakorera aka gakiza kabo. Abantu bamaze igihe kubera kuyoba usanga bafite ibintu bakora barenzaho hejuru y'agakiza, kandi ahangaha ukibaza impamvu. Hari igihe wibaza impamvu abantu barara basenga bamara iminsi 40 biyirije, iminsi 21 biyirije bashaka igisubizo ntibakibona. Ukibaza se ntibishoboka yuko ari uko uburyo basenga uburyo basenga bumaze iki, kuko Imana itaburenga ngo ibahe icyo bashaka. Ikintu ni kimwe gusa, nta kintu. Iyo usenga ushaka gukorera ibintu uri musengera, Imana ntibona hica ibigo. Impamvu ukubera imyumvire yawe yonyine ikubuza gufata ibyo bintu. Reba nk'uyu munsi Imana ivusha imvura n'izuba ku babi no kubeza. Ibaze ko n'ababi bayifata kubera ko bamenya kujya guhinga bakagenda bakayihingamo. Nawe natwe abakristo, kwizera kwacu ni ikintu gikomeye cyane. Nirwo rufunguzo rw'isezerano rishya, rw'ikiragano gishya, nirwo rufunguzo rw'umurage mushya. Kwizera ikintu wizera kigukoraho byanze bikunze. Niba wumva urashaka kwizera ko ibintu ushaka imbere y'Imana ugomba kubikorera, ukabanza ukabikorera mu masengesho, ukabanza ukabikorera mu kwiriza no gusenga, ukabikorera mu kujya ku misozi gusenga no mu butayu no mu buvumo. Ukumva ugomba gukora ibyo kugira ngo Imana iguhe ibyo bintu. Imana ntishobora kugushyira muri ubwo bubata kubera ko yaguhishiye igisubizo cy'icyo kibazo cyawe nk'umurage. Wowe urashaka kugifata nk'ibihembo. Ntabwo Imana yakiguha nk'ibihembo kubera ko yabigushyize mu bubata. Igihe cyose ushatse ikintu ukajya kugikorera, irashaka yuko uza ukagifata nk'umwana mu rugo, ugifate mu kwizera, ugifate ko ari umurage wawe, ko ari igipande cy'umurage wawe, ugisabe Imana. We gukomeza gusabiriza, wibwire rimwe irumva ntabwo ari igipfamatwi, ngo na mbere yo gufungura umunwa wawe izi biri mu mutima wawe ubimenyeshe, urangiza ushimira Imana mu kwizera. Ntabwo Imana ishaka ko ujya mu bubata buruta ubwo urimo wishyiramo n'ubundi. Irashaka ko ubohoka. Nicyo kintu nshaka kubwira abantu. Nimureke tugende rwose turara amajoro dusabana n'umubyeyi wacu. Nyabona wibigira icyangombwa cyo kugira ngo Imana iguhe umugisha. Umugisha w'Imana wose wuzuriye muri Yesu Kristo. Ahubwo sabana n'umubyeyi wawe. Igihe cyo gusenga wikigira igihe cyo kujya guhendahenda Imana, cyo gushaka kugenda ukajya imbere y'Imana ukareba ko hari ikintu wakora kugira ngo ugonde akaboko kayo, ikiganza cyayo kize cyugana. Oya, reba mu maso yaho, jya mu bwiza bwayo urebe ko ibintu byawe bitaboneka. Ibyo yakugeneye urebe ko utabibona, bifate mu kwizera, we gushaka kubikorera. Nibyo nkubwira bikubohora. Abantu benshi bamaze iminsi, bamaze imyaka bakora, batanga ibyacumi, bakurikiza amategeko yose twagiye tubashyiraho tutarahishurirwa, amabwiriza yose twagiye tubashyiraho, bakabona ko nta kintu gisigaye. Bageze aho bakabohoka, bakavuga ati reka twinjire mu kiragano gishya, reka twinjire mu murage mushya, reka twinjire muri iki twita isezerano rishya. Dufate ibintu mu kwizera, tubifate nk'umurage wacu, twe kubikorera rwose. Utese ubundi reka dukomeze iki gice nkirangize uyu munsi. Banze cyarangiye daire umurongo wa 14 ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Urashaka abamarayika bagukorera? Vuga iby'Imana ivuga, senga ubushake bw'Imana. N'ubundi niba utazi ubushake bw'Imana ubwo aribwo, baza umwuka wera, niwe mwuka w'Imana, niwe mwuka wa Yesu. Mugure mpishurira. Ikosa ridukora gusa no gutsimbarara, nuko dutsimbarara mu nyigisho runaka twakuriyemo ukanga guhinduka. N'Uwiteka n'igihe Uwiteka yashaka kugeza ikintu kubera ko ufite uburyo, siko Yesu bamuyobewe. Yesu ntibamuyobewe agenda kuri iyi si, abakuru b'amadini bamureba, abarimo hagati akora ibitangaza, avuga amagambo. Kubera iki? Ntabwo yaje mu buryo bashakaga ko aza, bakekaga ko agomba kuza. Yaje mu buryo butandukanye, baramuyoberwa. Na n'uyu munsi banze kuvuga ko ari we, banze kwizera ko ari we. Natwe umwuka w'idini ujya uryo ukatwubakira ikintu kimeze nk'igikarito tubamo, ikintu cyose gitandukanye n'icyo twumvise muri uwo mwuka twakuriyemo w'idini, tukanga gucyakira. Uwiteka arimo arahishura, abantu bakavuza induru, bagakomeza.
uzi ukuntu nkunze kumenya abahanuzi abakunze guhanura gahanura noneho nkaza gutegereza gatoya ntashobora guhanura nk'isaha imwe utaramenya idini asengeramo. kubera iki? ageze aho ngaho agaciko akaza kuvuga ibintu bigendanye n'idini ryabo abantu bose basanzwe bazi, ugahita wibaza se Imana kandi yongeye guhanura ibintu iyi migenzo y'iri dini tuzi neza ko iyi migenzo atari ikiragano gishya, atari isezerano rishya, atari umurage mushya. ugahita si ukuvuga ko ibintu babahanura atari byo, ariko nyine idini baryara bashyizeho ikintu twakwita uruzitiro badashobora kurenga. Uyumvire, natwe uyu munsi biragoye kuwishyurirwa ugifite muri icyo kintu bakubakiye ugenderamo udashobora gutsimbarayeho. Fungura umutima wawe uti Imana rwose mpishurira. hari abantu amadini atemera Yesu Kristo, iyo mpuye nabo ntago nirwa ntigiye nshaka kuburana nabo no kujya gute. Ndamubwiye nti se uyu Yesu nkubwiye urasenga ugasenga Imana yawe ukavuga ngo ni Imana usenga, wabwiye iyo Mana uti Imana niba uwo Yesu uyu mugabo ambwiye ari we umpishurire koko. urebe kwita uzi ko abenshi badashaka no kujya aho hantu, ntibashaka kumenya ukuri. kubera iki? batsimbaraye ku mwuka w'idini, idini ryabo ntabwo bashaka guhinduka. Okay, hariya rero kira cyanditswe tumaze gusoma cyo mu Baheburayo gice cya mbere, Imana yerekanaga Yesu ko aruta abamarayika kure. noneho iki ni ikibazo yashaka gukemura umwanditsi w'Abaheburayo. nkeka ko nkaba nizera ko ari Pawulo, ariko hari abantu bavuga ngo ntabwo ari Pawulo wabyanditse ibi byose, ariko nta n'ikintu bivuze wanditse cyangwa utarabyanditse. icyo tuzi nuko kiriya cyanditswe cyahumetse n'umwuka w'Imana. noneho abayuda icyo gihe baratotezwaga cyane, noneho bakaza icyo gihe bivuga ko intumwa nta matorero zari zifite. icyo gihe hari amasinagogi y'Abayuda niyo yari yemewe icyo gihe. bivuga ko Abayuda bayoborwaga n'Abaroma icyo gihe. Kayizari cyangwa se Kayisari niwe wari umukuru wabo. noneho idini ry'Abayuda ryonyine niryo ryari ryemerewe kutita Kayisari umwami. andi madini abakristu abandi bose bagomba kubaho Kayisari ari umwami. Abayuda nibo bonyine batari bari bafite uburenganzira bwo kutabivuga, kubera imyumvikane bari baragize n'abayobozi b'amadini y'icyo gihe n'ubwo buyobozi bwa Roma. noneho Abayuda bamaze guhindukira, bamaze kwakira Yesu, bakabatoteza, bagasubira bakavuga ati ariko se n'ubundi ubwiza bw'imitegekere ya Mose yari ifite ubwiza n'ubundi n'ubwo bwose nyine yari bufite. reka twisubire mu Bayuda be gukomeza kudutoteza. urumva icyo nicyo kibazo yashakaga gukiranuka. noneho ikindi yashaka kwerekana yavuga ko Yesu akuyeho uburyo bwo kugera ku Mana. uburyo abantu bakoreshaga bwo gusabana n'Imana bakoreshaga amategeko ya Mose. noneho Yesu yaje gukura ubwo buryo bwo kugera ku Mana, ubwo buryo bwo gusabana n'Imana, aje gushyiraho ubundi. mu kanya turaza kubisoma. niyo mpamvu wumva amagambo bavuga ngo dufite isezerano riti ryabo nk'Abaheburayo 8:6 ngo rikomejwe n'amasezerano aruta yabo, dufite umutambyi uruta wabo. ni amagambo dusanga mu Baheburayo 8:6 batubwira ko Yesu aruta abatambyi ba kera, batubwira ko isezerano rishya riruta isezerano ryabo, batubwira ko rishingiye ku masezerano aruta yabo. ariko rebana n'uyu munsi turacyakomeza kwitsindagira mu isezerano rya kera. umva ukuntu bimeze uyu munsi. turi abakristo bo mu kiragano gishya, turi abakristo bo mu isezerano rishya, turi abakristo bo mu murage mushya, ariko twishyizeho ibyangombwa byo mu isezerano rya kera. tubohoke, tumenye isezerano ryacu icyo rishingiyeho. ndabizi buri teka haba hari umuntu uvuga ati ni gute utakurikiza amategeko y'Imana ntabwo yigeze avaho, ntigeze agira gute. Yesu yavuze ko atayavanyeho, ngo ahubwo yaje kuyakomeza n'ibi byose, ariko yarayujuje. umwuka wera, umwuka w'Imana uba muri wowe, niwo Imana yaguhaye wo kukuyobora, bari we uyisunga akuyobore. reka nze ngusome mu Baheburayo 10 wiyumvire nawe. tuvane ikintu ndo nshaka abakristo nshaka kubabwira ni iki: tuvane umutimanama w'icyaha mu buzima bwacu. abantu bakeka ko ari ukwicisha bugufi imbere y'Imana, ariko ndakubwira umutimanama w'icyaha niwo utuma ukomeza gukora ibyaha. urumva iyo ukomeza gutekereza ku cyaha ukora ibyaha,
nutekereza Yesu Kristo uragendera mu kuri, ugendere mu kubohoka, ugendere mu mbuto ze rwose. Uretse wimvira ubwo amategeko ari igicucu, Abaheburayo 10:1, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Ibyo ntibyumvikana koko ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Yari igicucu gishyira kuri Yesu Kristo, ni umushorero udushyira kuri Yesu Kristo. Umaze kuhagera ntabwo ukeneye amategeko. Ni igicucu, ni nko gufata ifoto y'umuntu, umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ukayisoma cyangwa se ukaba ari usabana nawe kandi akuri iruhande. Uyu munsi dufite Yesu Kristo, niyo mpamvu tudakeneye amategeko. Uyu munsi ntabwo dutwarwa n'amategeko. Ntabwo Imana iducira urubanza ikurikije amategeko, izacira urubanza ikurikije abantu bizeye Yesu Kristo cyangwa batamwizeye. Ni uko bimeze. Iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba. Iyo azi amategeko aza gushobora gukuraho ibyaha, ntibari kugereza guhagarika kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bafite umutimanama w'icyaha. Niryo jambo bakoresheje mu Cyongereza, conscience y'icyaha. Abakristo b'uyu munsi bahuza umutimanama wabo ku cyaha aho guhuza umutimanama wabo kuri Yesu Kristo. Nibyo nshaka kubwira, hoza umutimanama wawe kuri Yesu Kristo, hoza umutimanama ku mwuka w'Imana uba muri wowe, hoza umutimanama ku Mana yawe. Ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Wumve, biriya bitambo byari ukubibutsa ko ari abanyabyaha. Nibyo uyu munsi ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Urumva, ntabwo bishoboka ko inyamaswa zikuraho ibyaha. Nibyo batubwira nga. Noneho bagakomeza bakavuga Yesu, noneho Yesu umurongo wa 9 Abaheburayo 10 ahera karavuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Akuraho isezerano rya kera kugira ngo akomeze isezerano rishya. Akuraho uburyo abantu basabana n'Imana kugira ngo yerekane uburyo bwa kabiri, ukuntu abantu bagera ku Mana, ukuntu bagomba kugeraho. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Urumva, twarejwe n'iki n'amaraso Yesu Kristo. Tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ibi nibyo mbabwira nti umukristo ni umuntu wejejwe imbere y'Imana inshuro imwe bimara iteka ryose. Ngiki cyanditswe, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Wiyumvire bibe bihagije iteka. Mbabara wumva icyo cyanditswe, bibe bihagije iteka. Umva, ndangize iminota yanjye itarandangirana. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Bahoraga bahagaze, bahora bagira ibitambo bitwikira ibyaha bitabikuraho. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka, Yesu Kristo, igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Nibyo nababwiye nti iri jambo ndaryita ko yicaye iburyo bw'iteka. Kubera iki? Umurimo yakoze yarawurangije. Tuwugenderemo, twe gupfobya amaraso ya Yesu Kristo. Noneho duturuka aho ngaho. Wari uzi ko ikindi kintu mu Efeso 2 bavuga ko twicaranye na Yesu? Buretse kaze mpagusomera bariho ndangirizaho ngo Imana ituzurana nawe. Abefeso 2:6 itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Yesu Kristo aricaye, wowe urahagarikwa n'iki? Ujya gushaka imirimo, ngo imirimo ipfuye niko bayita muri Bibiliya, imirimo yo kuguhanagura, umushaka kwiyeza buri kanya. Kandi ijambo tubwira ko Yesu yatwejeje. Reka tugendere mu ko Yesu yatwejeje, twe gukomeza gushaka kwiyeza. Dufate ibyo Yesu yakoze abe ari byo tugenderamo. Iminota yanjye ikabirarangiye. Mwari muri kumwe na Pastor Karekezi Parfait, nkwaturiyeho irihishurirwa ry'uko umenya ko wicaranye na Yesu mu buryo bw'umwuka mu ijuru, kandi Yesu akaba yicaye kubera ko umurimo yakoze yawurangije. Ugenderemo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.